Allah subhanahu wa ta'ala bishimangira mu magambo agira ati ya ayyuhalladhina amanu aduhamagara mu mpamagaro nziza y'uko kwemera agira ati yemwe bantu bamaze kwemera no kumenya no gusobanukirwa Imana yabo. Allah subhanahu wa ta'ala ati itakullah, mukuri ishoboka byose mutinye Allah, mumugandukire ukuri ko kumugandukira. Wala tamutuna illa wa antum muslimun, bwose muzakora ibishoboka byose igihe cyanyu cyo gupfa, igihe cyanyu cyo kuvamo roho, igihe cyanyu cyo kuva no kwinosi ntikizabazire ntikizabagerere, uretse ko kigomba kubasanga muri abayisilamu nyakuri. Iyi ni inama tugirwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, natwe koko niyo turi abanyabwenge. Ibi tuba tubibwiwe n'uwaturemye, uwaduhanze akadushyira no kwinosi. Dukora ibishoboka byose tumwumvire, kubera ko isi si yacu. Tuyiriho rero tugomba kwitwararika no kwigengesera ku mategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kugira ngo ejo ku munsi imperuka ubwo tuzaba dutahutse tusubiye imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, tuba dufite impamba iri budufashe mu rwego kugira ngo turusheho kwishimirwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Buri juma rero ibifite inyigisho ziri bugarukeho cyangwa se ziri bwigishweho. Uyu munsi nifuje yuko mu by'ukuri tuganira ku bubi bw'ibangikanyamana. Intumwa zose muri rusange zoherejwe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, azohereza hano muri nosi mu rwego kugira ngo ziburire abantu, zibatinyisha Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala no kwirinda kujya kure n'ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yabategetse. Bityo rero natwe iyo nkuru yatugezeho nk'abemeramana, birakwiye yuko twumvira Allah, tukumvira n'intumwa z'Imana muri rusange, kubera ko ubutumwa bwazo zose muri rusange zaje zigisha ubutumwa bumwe zahawe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Tumenye rero dusobanukirwe ko kubangikanya Allah atabikunda, atabyishimira. N'ubikoze aba yikuye mu mpuhwe z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrika billahi faqad iftara ithman azim. Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati mu by'ukuri Allah ntababarira icyaha cyo kumubangikanya n'icyo ari cyo cyose. Nukuvuga ngo ubangikanyije Allah muri gahunda ze z'ubuzima bwe no gukora icyo gikorwa, ukaba udafite gahunda yo gusubira uganiza umutima wawe, wereke neza ko igikorwa wakoze atari igikorwa cyiza kidashimishije imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ngo wigarure usabe imbabazi Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma urupfu rukazagusanga mu by'ukuri ukiri muri iryo bangikanyamana imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ntago Allah subhanahu wa ta'ala yiteguye kukubabara no kukugirira impuhwe no kugira imbabazi. Ibi rero mu by'ukuri birakwiye ko tugomba kumenya no kubizirikana, kuko wabitubwiye n'uwaduhanze, wabitubwiye n'uwabidutegetse ko tugomba kubyemera gutya. Bityo rero kubica amazi no guca ukubiri n'iri bwiriza ni ibigaragaza yuko mu by'ukuri harimo ubwigomeke no kwiganda no kudashaka kumvira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo rero bavandimwe b'Abayisilamu, tumenye dusobanukirwe ko Allah subhanahu wa ta'ala turemye hari intego kuri twebwe. Iyo ntego rero nta yindi niyo kumenya Allah, tukamuzirikana, tukamusenga amanywa nijoro. Ariko ntago wamusenga mu by'ukuri mubangikanya n'ibindi bigirwamana bigiye bitandukanye. Kumusenga byuzuye, kumusenga bigufitiye akamaro, ni ukubikora mu by'ukuri wubahiriza amategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, unashingira no ku mvugo n'inyigisho z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala atubwira muri Qur'an ati inna salatu wa nuski wa mahiyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Birakwiye ko buri gikorwa cyo cyose ukoze kijyanye n'ubuzima bwawe wategetswe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, cyose ugomba kugikora nkuko Allah subhanahu wa ta'ala mu by'ukuri yakigutegetse. Nanone kandi ibyo ukabikora ushingiye ku kuba ubuzima ufite warabuhawe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. N'imbere yawe witeguye ko byanze bikunze uzagerwaho n'urupfu. Ubwo rupfu narwo rugomba kukugeraho mu by'ukuri uri muri gahunda nziza y'ibyo Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yagutegetse, kugira ngo mu by'ukuri imbere aho ugiye, aho werekeye, aho urimo kugana imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala uze kwatunguka ufite impamba nziza yuko warabaye umusilamu mwiza, warabaye umugandukira Imana mwiza, utinya kandi akagandukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala rero mu by'ukuri tumenye dusobanukirwe ko Allah subhanahu wa ta'ala icyaha cyo kumubangikanya n'icyo
cyose Allah subhanahu wa ta'ala atajya cyakira cyangwa se ngo acyemere. Icyo gikorwa rero ukoze kiba ari icyawe, kiba kiri kugarukaho ubwawe, hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala ku munsi w'imperuka akazakugenera ibihano bigukwiye kubera ko wabayeho urengera imbago z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala rero mu by'ukuri ngo ariko ababarira ibindi byaha kuba ashatse, nta umutegeka rero. Allah subhanahu wa ta'ala we ashobora kubabarira ibindi byaha kuba ashatse, ariko icyaha cyo kubangikanya, cyo kumubangikanya ntiwicuze, icyo cyo Allah subhanahu wa ta'ala mu by'ukuri ntago yiteguye kukikubabarira. Umenye yuko niba ubikora, niba urangwa nacyo, mu by'ukuri umenye neza yuko urimo kwicukurira cyangwa se urimo kugana ahatano hatari heza, n'ubuzima bwawe urimo bwerekeza muri gahunda y'ibyo Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala atagusabye kubamo. Kubangikanya Imana rero bikorwa mu buryo bwinshi kandi butandukanye, ariko hakaba hari ibangikanya Imana rikuru yo kutamenya no gusobanukirwa Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ngo umenye ko uko ugomba kumwitwararika kubera ko uri ikiremwa, uri umugaragu we. Bityo rero kumenya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bishingira kuba ufite ubumenyi. Fa'alamu innahu la ilaha illa Allah, nta kindi Allah subhanahu wa ta'ala dutegetse kumenya no kwinosi uretse kumenya no gusobanukirwa Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma ubundi bumenyi bwose butandukanye mu by'ukuri ukabumenya ari ububuza kugufasha no kukunganira kugira ngo ubashe gushyira mu bikorwa ibyo Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala mu by'ukuri yagutegetse. Kugira ubumenyi rero ni ingenzi kubera ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ati man yuridillahu bihi khairan faquhu fi din. Uwo Allah subhanahu wa ta'ala shakira ibyiza amuha kumenya gusobanukirwa idini ye, amuha kugira ubumenyi mu idini y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Kugira ubumenyi mu idini y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ni kimwe mu bintu bituma mu by'ukuri utabasha kuyoba, ni kimwe mu bintu mu by'ukuri gituma buri gikorwa icyo ari cyo cyose ugiye gukora ugikora mu buryo butunganye, kubera ko niyo waciye ukubi n'ibyo Allah subhanahu wa ta'ala gutegetse, waciye ukubi n'inyigisho z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urabimenya ukabisobanukirwa, hanyuma ejo ukabasha kwikosora kubera yuko uzi neza kandi ukazirikana neza yuko hari ikosa wabashije gukora bitewe n'ubumenyi runaka ufite. Ariko iyo urinjije, iyo udasobanukiwe mu buzima ubayeho, mu buzima ubamo bwa buri munsi, bituma mu by'ukuri buri gikorwa icyo ari byose ukoze cyangwa se ubayemo mu by'ukuri habamo kurengera imbago z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ariko ntubashe no kwigarura kubera ko ubumenyi bwawe aba ari bukeya. Bityo rero bavandimwe b'Islam, tumenye ko Allah subhanahu wa ta'ala turemye akadushyira hano ku isi, akaduha inshingano zo kumwubaha no kumwumvira no kumusenga, kandi ibyo tukabikora amanywa n'ijoro. Ikindi nanone cyatubera impamvu nziza yo kutabangikanya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ni ukugira icyizere kuri buri tegeko ryose wahawe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Niba Allah subhanahu wa ta'ala akubwiye ko nuramuka ukoze iki gikorwa, icyo gikorwa wategetswe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala akakubwira ko nugikora kizakwinjiza mu ijuru ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ibyo ntabwo ukwiye kubigiraho gushidikanya. Ibyo ntabwo bikwiye kukubera impamvu yo kumva yuko ugomba guca ukubiri na rya tegeko Allah subhanahu wa ta'ala yaguhaye, ahubwo ugomba gukora ibishoboka byose ukagira urukundo rwa cya gikorwa wategetswe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, hanyuma bikazakubera impamvu n'intandaro yo kuzishimirwa na Allah. Kugira icyizere rero kuri buri tegeko rya Allah bikubera impamvu n'intandaro yo kutabasha kubangikanya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi rero nabyo birashingira ku kuba ufite ubumenyi bwo kumenya no gusobanukirwa Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Kubera ko ufite ubumenyi bimubera impamvu nziza n'uburyo bwiza bwo kutabasha guca ukubiri n'amategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Icya gatatu nanone Allah subhanahu wa ta'ala dushishikariza no kwakira. Niba Allah subhanahu wa ta'ala aguhaye itegeko, ugomba kwihutira kuryakira hatabaye gushidikanya, hatabaye kwibaza, kubera yuko Allah subhanahu wa ta'ala niwe uzi ibyiza dukeneye. Allah subhanahu wa ta'ala niwe uzi inzira nziza arimo kutwerekezamo. Allah subhanahu wa ta'ala niwe uzi ibyo arimo kudushishikariza ubwiza bwabyo, twebwe ntabyo dusobanukiwe. Kuba Allah subhanahu wa ta'ala rero yaraturemye akadushyira ku isi, akaduha inshingano, akatwohereza igitabo cya Qur'an, akakigira urwibutso kuri twebwe, ni ukuvuga ko tugomba gukurikira buri tegeko ryose rikubiye muri kiriya gitabo, tukaryakira hatabaye gushidikanya, kugira ngo bitubere impamvu nziza yo kutisanga mwibangikanya ryo kuba twabangikanya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Icya kane
cyatubera impamvu nziza tukwiye kubakiraho gahunda z'ubuzima bwacu cyangwa se ibikorwa byacu, bikatubera impamvu yo kutabasha kuba twabangikanya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala igihe cyose tukahora muri gahunda yo kubaha no kumvira Allah no kumusobanukirwa no gukora buri kimwe cyose yadutegetse, harimo gushyira mu bikorwa ibyo Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yadutegetse. Ibi rero nabyo ni bimwe mu mpamvu dukwiye gushishikarira kubikora no kubibamo umunsi ku wundi, kugira ngo mu by'ukuri tutazisanga mwibangikanya ryo kubangikanya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Icya gatanu ni ukuba umunyakuri kuri buri tegeko ryose yamanuwe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, na buri mvugo iyo ari yose yavuzwe cyangwa se igategekwa n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birakwiye yuko mu by'ukuri tuyubaha. Kuko Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati kuntum tuhibuna Allah fattabi'un, niyo muvuga ko mukunda Allah, niyo muvuga ko musobanukiye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, niyo muvuga ko mushaka ibyiza imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ngaho ni mukurikira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biraza kubabera impamvu n'uburyo bwiza n'inzira nziza yo kurushaho gutunganya ibikorwa byanyu. Biraza kubabera uburyo rero none bwo kuba mu by'ukuri mwajya kure n'ibangikanya Imana no kubangikanya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kubera yuko mu by'ukuri itegeko ryose mwahawe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kwa amategeko ya Allah ni menshi. Ninze kugaruka kuri amwe kubera yuko amategeko Allah subhanahu wa ta'ala ni menshi cyane. Birakwiye rero ko itegeko ryose weretswe ko ryategetswe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ukwiye kuryumvira no kuryubakiraho ibikorwa byawe bya buri munsi, kugira ngo bikurinde kwijandika no kuba mu bigendanye n'ibangikanya Imana, cyangwa se no kuba mu by'ukuri watesha Allah subhanahu wa ta'ala agaciro ukajya mu bitamuhesha agaciro, kubera yuko bigaruka bigusuzuguza bigakura mu cyubahiro cy'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo rero buri tegeko ryose rya Allah subhanahu wa ta'ala yategetse ukwiye kuribaho umunyakuri ukaryubahiriza, hanyuma ukaritegeka n'abandi kugira ngo nabo babashe kurikora no kuryubahiriza, hanyuma bikazabera impamvu n'intandaro yo kutijandika cyangwa se kwisanga mu kubangikanya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ikindi nanone dukwiye kumenya, dukwiye kuzirikana igihe turimo twubahiriza amategeko ya Allah, cyane tubera n'impamvu n'uburyo bwiza bwo kutijandika cyangwa se tukisanga mu kubangikanya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ni ukugira urukundo kuri buri tegeko ryose twahawe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Niba Allah subhanahu wa ta'ala avuze senga 5 ku munsi, kumva ko ugomba kubikunda, ukumva ko ugomba kubigira umuco, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati faqimus salata inna salata kanat lil-mu'minina kitaba mawquta, muhagurukire isengesho ryakiriho abemera Imana muri rusange kandi kirwa n'igihe cyagera, ukarikunda kandi ukarikorera igihe, nturisuzugure, nturica amazi, nturitesha agaciro, ukumva ko ibyo byategetswe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kandi mu buzima bwawe bikaba ukarigirira urukundo, ukarigirira yani ukumva yuko mu by'ukuri udakwiye gutandukana naryo cyangwa se ucukubiri naryo. Kurigirira urukundo rero bikubera uburyo bwiza bwo kubaha no kumvira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, no kutakubera impamvu yo kuba wabaho mu buzima bwawe ubangikanya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ikindi rero kudahakana Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ukamwemera ukuri ko kumwemera, ukamwubaha ukuri ko kumwubaha, ukumva ko niba yategetse nta kindi kintu icyo ari cyo cyose ugomba kumubangikanya n'itegeko ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Niba yavuze ubwo yavuze ugashyira mu bikorwa, kubera ko byubakiye kuri bya bintu byose nagiye mvuga cyangwa se nagiye ndondora. Ibi byose bizakubera impamvu nziza n'uburyo bwiza bwo kuba mu by'ukuri wamugandukira Imana mwiza no kutijandika mu kuba wagira gute warengera imbago z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagira iti rero man kana la ilaha illa Allah wa kafara bima yubadu min duni lahi harama maruhu wa damu. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuga iti mu by'ukuri umuntu uzagaruka kuri kalimatu tauhid, guhamya yuko nta yindi Mana iri kwiye gusenga by'ukuri, hanyuma ugahakana ibindi bigirwamana byose ukabishyira ku ruhande, hanyuma ukemeza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko ari ukwiye kubaha, ari ukwiye gusengwa, ari ukwiye gukorerwa buri gikorwa cyose cyiza yategetse, cyangwa se dukomora ku mvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu by'ukuri ibyo biguha icyubahiro gikomeye cyane kiri ku rwego rwo hejuru, byo kuba mu by'ukuri umutungo wawe n'ubuzima bwawe ari ikizira kuba mu by'ukuri abantu bashobora kuza bakaba babisesagura cyangwa se bakabitesha agaciro, ahubwo bakwiye kubyubaha no kubyubahiriza no kubirinda,
kubera yuko imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala mu by'ukuri bafite uburemere bukomeye cyane, nawe ubwawe ukaba ufite uburemere imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo rero bavandimwe b'Abayisilamu, dutinye kandi tugandukire Uwiteka Allah subhanahu cyane cyane twirinda kubangikanya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko kubangikanya Allah biri ku rwego rukomeye, biri ku rwego ruri hejuru, ubikoze mu by'ukuri biramusuzuguza kandi imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nta n'agaciro aba afite. Umwe mu bagandukira Imana Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, umusaza Luqman, yagiriye inama umwana we, zimwe mu nama zitandukanye cyangwa se wasiya cyangwa se umurage yahaye umwana we, harimo kuba amubuza kubangikanya mu by'ukuri Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala n'icyo ari cyo cyose. Kubera ko amubwira ati mu by'ukuri uramenye ntuzagire iki cyose ubangikanya n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko kubangikanya mu by'ukuri ni dhuluma ikomeye cyane iri ku rwego rwo hejuru. Bityo rero bavandimwe b'Abayisilamu, nkatwe tumenye yuko mu by'ukuri guhuguza nafsi zacu, kwijandika mu bigendanye no kubangamira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, no kumwaka icyubahiro cye tukagiha undi kidakwiriye, ko mu by'ukuri ariko sa rikomeye cyane rihambaye dukwiye kwirinda no kugendera kure, kubera yuko mu by'ukuri tuba turimo dukora ibitandukanye n'iby'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yadutegetse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قول هذا فاستغفروه لنا وسامحونا من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولكن المشركون. عباد الله، أوصيكم ويا نفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون الطائعون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت الغد واتقوا الله إن الله بما تعملون. Ishimwe n'ikuzo mu by'ukuri bikwiriye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, we murezi w'ibiremwa byose. Ibyishimo, umunezero biri kuri babandi bubashye kandi bakumvira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala muri gahunda z'ubuzima bwabo bwose. Abo rero bazagira ibyishimo, bazagira umunezero, kubera yuko mu by'ukuri babayeho bumvira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, bagakora ibyo Allah subhanahu wa ta'ala bategetse, bakanakora ibyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabigishije. Naho umunyabyago, umunyabibazo utazagira kwishima no kwishimirwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ni wa wundi mu by'ukuri uzabaho agendera ku irari ry'umutima we, hanyuma ibyo yategetswe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala akabitera umugongo, n'ibyo yigishijwe n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam akabitera umugongo, uwo mu by'ukuri azagira agahinda gakomeye cyane, azabaho ahangayitse haba hano ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Bityo bavandimwe b'Abayisilamu, ndongera kubatinyisha Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala ari we muremyi w'ibiremwa byose, tukamumenya tukanamusobanukirwa, tukamenya ko tutagomba kumubangikanya n'icyo ari cyo cyose, kubera yuko Allah subhanahu wa ta'ala usumba byose. Ndahamya rero mbikuye ku mutima yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari intumwa ya Allah, akaba umugaragu w'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kandi ko Allah subhanahu wa ta'ala amwejana ku inosi, amuhaye idini y'ukuri kugira ngo akore ishoboka byose ayirutishe izindi ngirwamadini. Bityo rero natwe nk'Abayisilamu birakwiye ko dushyira mu bikorwa ibyo tweretswe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukagera ikirenge muke kugira ngo tuzabashe gutabukana intsinzi ikomeye kandi ihambaye imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ndabagira inama yo gutinya no kugandukira Allah, kuko nibyo dufitemo intsinzi ikomeye kandi ihambaye, haba hano ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Allah subhanahu wa ta'ala bishimangira agira ati: ya ayyuhalladhina amanu, yemwe abemeye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqullah, mukore ishoboka byose mutinye Allah, wa tanzuru nafsu ma qaddamat lighad,
hanyuma buri gikorwa cyose mukoze mukore ibishoboka byose mugikore mugitunganye mugikore mu buryo bwiza mu rwego rwo kubahiriza no gushyira mu bikorwa ibyo mwategetswe n'Iteka Allah subhanahu wa ta'ala no kumvira inyigisho z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyuma mubikore muzigamira nafsi zanyu mukore muzigamira nafsi zanyu kugira ngo ejo ku munsi w'imperuka muzamuhuye n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bya bikorwa mwakoze bizababere incungu yo kuba mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala byababera impamvu yo kubinjiza mu ijuru rye no kubishimira no kubashyira mu byiza byinshi binyuranye bikubiye mu ijuru ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ngiye kutugira inama tubwira ati murusheho gutinya Allah kubera yuko buri gikorwa cyose mukoze cyangwa se muranzwe nacyo Allah subhanahu wa ta'ala bagifitiye amakuru akomeye kandi ahambaye kubera ko nta kizabasha kumwisoba cyangwa se ngo kijye kure cyangwa se kijye ku ruhande. Uko wagikoze inama tuwafawna ujurakum yawm al-qiyamah, uko wagikoze byose uzabisanga imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala byose bigutegereje kugira ngo bikubere impamvu nziza kwinjira mu ijuru y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa se bikubere impamvu yo kwinjirwa mu muriro kubera ko warengereye imbago z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mal hayati dunya ila mata'ul ghurur. Icyo tugomba kumenya kandi tugasobanukirwa kurushaho nuko tugomba kumenya ko ubuzima turimo n'ubuzima bw'igihe gitoya cyane, buradushuka buratwoshya ariko mu by'ukuri tumenye dusobanukirwe neza yuko mu by'ukuri nubwo akanya gatoya umunezero rero kumva ko ari umunezero uri ku rwego rwo hejuru kandi dukura mu mpuhwe z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, tumenye ko mu by'ukuri ejo dufite ibyo tuzabazwa. Tumenye tunasobanukirwe neza yuko isi atari yacu, wala ta'du aynaka an turidu zinata alhayata dunya. Tumenye ko tugomba Allah subhanahu wa ta'ala ko tugomba kubika amaso yacu dushyira umutima n'ubwenge bwacu ku bikorwa twategetswe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa se dukomora mu nyigisho z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubitsa amaso yacu tutayibura ngo mu by'ukuri tuyerekeze ku byo Allah subhanahu wa ta'ala agize gute yatubujije. Ubuzima rero bukubiyemo ibigeragezo byinshi, bukubiyemo gahunda nyinshi zitandukanye abantu bihutira kujyamo zikabarangaza bikadutesha gahunda yo kubaha no kumvira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iti wa yuhibuna ad-dunya usana al-akhir, ngo mu by'ukuri abantu bashishikariye kugendera kuri gahunda yo gukunda ubuzima bw'isi ariko birengagiza yuko bagomba ubuzima bwabo bakura cyangwa se bigira imbere cyangwa se urushinge rw'isaha cyangwa se iminsi cyangwa se imyaka igenda itera ituganisha ku mpera yacu y'ubuzima bwacu. Bityo bavandimwe b'Islam, tumenye neza ko tunasobanukirwe ko ubuzima turimo n'intizanyo, uko byagenda kose tuzisanga imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Buri gikorwa icyo aricyo cyose rero cyakubera impamvu yo kubangikanya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, iki gikorwa ukwiye kukirinda no kukigendera kure. Iyi minsi turimo mu by'ukuri usanga abantu iyo duhuye n'ibigeragezo, iyo duhuye n'ibibazo dushishikarira kujya kwisunga abapfumu, ukumva yuko ibyo bakubwiye cyangwa se ibyo baguhaye ukumva ko ari byo bibuguze kuza kugufasha kugira ngo mu by'ukuri ubashe kwikura muri bya bibazo na bya bigeragezo urimo. Muvandimwe mu Islam, umuntu wese intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubwiye yuko umuntu wese uzajya ku mupfumu akagira ibyo amubaza nawe akagira ibyo amubwira akamubwira ati kora gutya na gutya na gutya gutya na gutya, hanyuma bya bintu ukabyubahiriza ukabyakira ukabyemera, umenye neza yuko imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala uri umunyabibazo, uri umunyabyago kandi uzinjira mu muriro w'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo rero tumenye ko kubangikanya Allah ari icyaha gikomeye cyane, ari icyaha gihambaye abantu bakwiye kwirinda no kugendera kure, kubera ko kugikora ugikuri gukura mu mpuhwe z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bigatuma usuzugurika n'imbere Allah subhanahu wa ta'ala, ugikuri kazaba nta gaciro ugize gute ufite imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo bavandimwe b'Islam, dutinye kandi tugandukire Allah subhanahu wa ta'ala kandi tukore ibishoboka byose twubahe tunumvire intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala tubwiye ati kaifa takfurun wa antum tutla alaykum ayatullah, ni gute muhakana amategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa se duhakana ibimenyetso by'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Dufite amategeko menshi akubiye mu gitabo gitagatifu cya Quran twahawe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, dukwiye kumvira, dukwiye kubaha, dukwiye gukurikira, dukwiye gushyira mu bikorwa, ariko ugasanga mu by'ukuri imyitwarire yacu n'imigenzereze yacu n'ubumenyi kuri iki gitabo ugasanga ni buke cyane. Kugira ubumenyi buke rero ni imwe mu mpamvu yo gutuma tutubaha ngo twumvire Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Dukora ibishoboka byose twige, dushakishe ubumenyi.
kugira ngo tubashe gushyira mu bikorwa ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yadutegetse, kugira ngo tubashe gukora ibikorwa tuzigamira nafsi zacu, kubera yuko byagenda kose kumenye bucya dufite n'iminsi dufite hano ku isi, cyane cyane ko bari mike cyane. Usanga Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ngo y'urupfu rugeze ku muntu, usanga mu by'ukuri arimo kubwira Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi, ye Mana nyagasani, iyo wari umpaye igihe gito, iyo wari umpaye akanya gatoya, nasari nakora buri gikorwa cyose cyiza ntabashije gukora nk'imuzima, ariko se mu segonda rimwe gusa ubusabye witeka Allah subhanahu wa ta'ala akaguha, waba ukoze byose utabashije gukora, waba umaze guhindura byose wangije utabashije gushyira ku murongo. Tukire muvandimwe mu Islam, ko bishoboka byose tugira ubumenyi, tumenye dusobanukirwe Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kuko Allah subhanahu wa ta'ala tubwiye ati fa'alamu innahu la ilaha illa Allah thumma wastaghfiru dhanbik. Allah subhanahu wa ta'ala mumenye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, hanyuma numara kumumenya no kumusobanukirwa, hanyuma ukora ishoka byose wicuza ibyaha byawe. Ntago rero wakwicuza ibyaha byawe utazi uburemere bw'ibyaha wakoze, ntago wakwicuza ibyaha byawe utazi uwo wabikoreye uwo ari we kuri wowe, n'uburemere icyo cyaha wakoze, uburemere gifite imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko kuzasobanukirwa uburemere bw'icyaha, ukamenya ukanasobanukirwa uwo wagikoreye, bikubera uburyo bwiza, bukaguha n'inzira nziza zo kumenya no gusobanukirwa Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ukamenya ukanasobanukirwa uburyo yaguhaye bwo kwicuza cyaha wabashije gukora. Ariko benshi muri twebwe ibyaha dukora ni byinshi kubera ko dukosa amanywa nijoro, ariko ubajije buri muntu ku cyaha yakoze cyangwa se ku cyaha icyo ari cyo cyose ukamubaza ngo ni gute wicuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, igihe wabashije kurengera imbago z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Twese hano 80% ntababishobora, hanyuma ukicara ukizera yuko uzinjira mu ijuru ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Waba utandukaniye n'abandi birwa baririmba ko baremeye kuzinjira mu ijuru ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kandi ijuru rya Allah rishingiye ku kugendanye no gukora. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati mu by'ukuri babandi bemeye Allah subhanahu wa ta'ala barangiza bagakora ibikorwa byiza, abo ngabo Allah subhanahu wa ta'ala bateguriye ijuru ririmo imigezi itandukanye n'ibyiza byinshi binyuranye, ngiryo juru rikomeye kandi rihambaye riri ku rwego rwo hejuru. Niba wicara we mu bitekerezo bya mu myumvire yawe ukizera ko uzinjira mu ijuru ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ariko ibikorwa byawe bikaba ari ntabyo, urumva ijuru rya Allah uzarikura he? Kwizera ijuru ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bigendera ku bikorwa. Ahangaha muri aya natangiriyeho Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala yatubwira ati mu by'ukuri Allah ntababarira babandi bamubangikanyije n'icyo ari cyo cyose. Mu yindi aya itari yingiyi Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala ababarira ibyaha, Allah subhanahu wa ta'ala ababarira ibyaha byose, ariko wapfuye akava muri ubu buzima bishatse kutwereka ko mu by'ukuri umuntu afite amahirwe yo kwisubiraho. Igihe wabangikanyije Allah subhanahu wa ta'ala, wowe ukaza gukoresha ubwenge bwawe ukaza gusanga mu by'ukuri igikorwa wakoze ari igikorwa kitari cyiza imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ukisubiraho ukamusaba imbabazi, Allah subhanahu wa ta'ala yiteguye kukubabarira. Nubwo ari icyaha gikomeye kandi gihambaye kiri ku rwego rwo hejuru, ariko mu by'ukuri igihe wakiranzwe na kigihe wagikoze, hanyuma ukagaruka inyuma ugasubiza ubwenge bwawe inyuma, hanyuma ukagarukira Allah subhanahu wa ta'ala ukamubwira mu by'ukuri igihe nakoraga cyaha nari mu bujiji bukomeye kandi buhambaye, ariko wakamwanya maze gusobanukirwa, maze kumenya ko mu by'ukuri iki cyaha nakoze kitari igikorwa cyiza, hanyuma ugakora ikindi gikorwa cyiza gisimbura cya gikorwa wagize gute wakoze cyo kubangikanya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yiteguye kukubabarira, yiteguye kukugirira impuhwe, yiteguye kugushyira mu bagaragu be, yiteguye no kuzaguha ijuru igihe mu by'ukuri uzaba wamaze gupfa wageze imbere ye. Bityo rero ibikorwa dusabwa gukora kugira ngo tuzabe mu ijuru y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, mu by'ukuri ni ibikorwa binyuranye kandi bitandukanye twategetswe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, cyangwa se twigishijwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bityo rero kubaho wizeye ukiringira mu bwenge bwawe, hari ibintu bigeze ku 8 navuze ahangaha, harimo ubumenyi, harimo kwakira, harimo gushyira mu bikorwa. Ibi byose bigendana no gukora. Igihe rero mu by'ukuri urimo kubahiriza, uri gushyira mu bikorwa itegeko ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ibi byose ukaba bifite mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibyo Allah subhanahu wa ta'ala gutegetse, ibikorwa byawe ni imfabusa, ntaho bikuganisha, ntaho bikugeza, nta nyungu bikuramo.
birakwiye rero ko mu by'ukuri dusobanukirwa amategeko y'iteka Allah subhanahu wa ta'ala, tukanasobanukirwa iteka Allah subhanahu wa ta'ala, kugira ngo mu by'ukuri ejo ku munsi imperuka tuzisange muri babandi babashije gukora bagakora ibikorwa byabo bashaka impuhwe n'imbabazi z'uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ejo ku munsi imperuka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم